Uwiteka Imana ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, nongeye kubiyegereza, nongeye kubasuhuza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ni Madrine Mando, ndagarutse muri iki cyiciro cy'ubuhamya. Navuga ko ntangiye uyu munsi. Ndashimira abantu bose barebye video itambutse, yari video y'iminota mikeya nk'ine, ngira ngo aho navugaga ko ngiye kuzana intahe cyangwa se ubuhamya. Nukuri mwarayirebye mu gihe gitoya, nabonye ko abantu benshi bayirebye. Ibyo byanyeretse rero amatsiko mutegereranyije buno buhamya, cyangwa se n'uburyo mukunda ubuhamya mufashwa nabwo. Kandi mu by'ukuri nanjye ndi mu bantu bafashwa n'ubuhamya. Mu buhamya bwa benshi ngiye niga ibintu, ngiye numva ibintu nari ntazi, ngiye nongera kubakwa, ngiye nongera nkomezwa, ukavuga Imana iki nacyo waragikoze, wowe wagikoreye runaka nanjye wakinkorera. So ndatangirira hasi cyane. Uyu munsi ndababwira ukuntu ninjiye mu rusengero, ukuntu nakijijwe. Reka dusenge. Uwiteka Imana Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ko ngarutse hano mpumeka umwuka w'abazima. Ushimiye abantu bose bareba ino video. Ijambo ryawe rirambwira muri Zaburi 50:23 ngo untambira ishimwe wese abanyubahiriza, ngo kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza kanjye. Mana, nicaye hano kugutambira ishimwe. Ndabizi ko no kubivuga bidahagije, kuko nta shimwe nabona nkuha nshingiye ku byo wakoze n'ibyo ugikora mu buzima bwanjye, kandi n'ibyo uzakomeza gukora. Mwami Imana, icyo nashobora ni ukubwira isi imirimo yawe. Ndakwinginze rero kugira ngo umwuka wawe wera nyobore, ategeka aganze muri jyewe. Ibyo akeneye ko byumvikana aba ari byo anyuzamo, ibidakenewe ntibimvemo. Mwami Imana, ndasenga ngo buno buhamya bubera abandi umugisha, bugira aho bubakura, bugira aho bubageza. Umwuka wera n'ukuri nuyobore kuva ntangiye kugeza n'igihe nzabusoreza. Ndakwakiriye rero ngo abe ari wowe ugaragara, abe ari wowe wumvikana, ntaba ari jyewe ahubwo abe ari wowe. Ibyo nanze n'ikirokoya mu izina rya Yesu Kristo. Buno buhamya mbuhishe mu maraso ya Yesu Kristo. Jyewe n'umuryango wanjye Imana twihishe mu maraso ya Yesu Kristo. Ababureba bose mbahishe mu maraso ya Yesu Kristo. Uwera wa Isiraheli nutegeka uganze, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Dusenze twizeye, amen. Aha shaka rero ko ubuhamya buba bugufi, ntabwo ndi bujye muri byinshi cyane. Reka dusome muri Yeremiya igice cya mbere, ndahera ku murongo wa 4. Haravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka yamenye nanjye nkiri urusoro, ntaraba urusoro munda ya mama. Mu bintu bimwe nize muri 2016, wongera babwira ko nahuye na Kristo, namenye ko burya tuva mu ijuru turi abantu. Reka ntanga urugero nk'umwana w'imyaka 5. aha mu ijuru ubu usanzwe uriyo, utaravuka hano ku isi, ubu usanzwe uriyo. Iyo ugiye kuza rero uza kuri gahunda, uzi umuryango uzavukamo, uzi bizakubaho byose mu gukura kwawe kugeza igihe uzatahira. Noneho rero ni nk'amasezerano ukorana na papa wawe ari we Uwiteka, uzi bizakubaho. Ariko no kuvuga ngo iyo uje bwa bumenyi bwa bwenge busa nkaho buhishwe kuri wowe,
kubera ko spirit yawe niyi communicatinga n'Uwiteka, ariko hano mu mubiri kunguko umeze ntago namenya ngo nasinyiye ibiki mbere yuko nza kuvuka kuri mama na papa, ariko mbere yuko umwana wese aza yatoranyije umuryango azavukamo bakamwereka ngo uyu muryango n'abakene, uzavukira muri iki gihugu bimeze gutya na gutya, uzaca muri ibi ngibi ukaza ubizi. So abari mu ijuru rero bakunda kuza ku isi kubera yuko hari ugucungurwa. Icyo ni icyubahiro umwana w'umuntu afite ariko tutanazi. Ni ukuvuga ngo rero nanjye ubwo nyine nuko nahisemo. Bya magambo nakuze n'umwana ukunda guceceka, mvuka muryango w'abana 10, ngira ngo ndi umwana w'ibyara rya 4. Naje gukizwa mfite imyaka nk'icyenda. Twari abangirikani ku myaka 9 cyangwa se 10 nibwo twagiye mu bapantekote, twagiye dukurikiye mama nibo wakijijwe mbere. Icyo gihe idini ry'abapantekote ryari ryadutse mu gice cy'iwacu iyo baryita mu Ngumwema. Nyuma nyine abantu barakizwaga. Icyo gihe byari umuriro cyane, bakoraga nka kurusedi cyangwa se igiterane, babwiriza ukumva nudakizwe uyu munsi ejo Kristo ashobora kuza nyinjoro ugasigara. Ni ukuvuga ngo nuko byari bimeze. Babwirizaga kwihana ibyaha, nta kindi kintu cyari gihari, ibintu byari bikiri konka bitaraba diluted nk'uyu munsi. Barabwirizaga ubwoba bwo gutinya Imana bukaza mu mutima wawe, ukumva ko nudakizwe uyu munsi ejo, uwo munsi w'ejo utari guaranteed, utabizi kuzanagerayo. Hanyuma rero mama amaze kujya muri Pentecote natwe twaramukurikiye nuko, ariko tumukurikira nk'abana tudakijijwe, tubijyamo uko nguko. Nyuma y'iminsi mikeya ndabikunda cyane, ariko mbijyamo mbikunze. Ndibuka rimwe navuye ku ishuri nsanga mukuru wanjye umwe muri bakuru banjye yakijijwe. Arambwira ati uyu munsi abapasiteri banyuze hano baransengera nakijijwe. Abo bapasiteri bari baje ko twari dufite ahantu ishyamba, bari baje gutema ibiti byo kubaka urusengero. Rero nanjye ndavuga nti nibagaruka nanjye nzakizwa. Bidatinze rero hashize iminsi nk'ingahe baragaruka, yari weekend ngira ubwo bwari nko kwa 3, kwa 6 baragaruka nanone gutema ibiti. Bagarutse nanjye ndavugira ni mu nsengero, baransengera nuko nakijijwe. Ninjira mu rusengero mbikunze. Burya icyo uzaba cyo gitangira mu bwana, kuko urumva twese twarakijijwe muri icyo gihe. N'uyu munsi umuryango wanjye bakunda Imana, barakijijwe. Ariko navuga ko ari jewe uri hanze cyane hano hose cyane, ubona nkaho utabazi yagira ngo hari nko mu muryango wose ni jewe jenyine ukunda Imana, kandi siko bimeze. So nukuvuga ngo rero umuntu wese agire iyo ibikwaka mu burya. Navuga ngo mbwira ababyeyi ngo nubona ikintu umwana kimushishikaje ujye umushyigikira, kuko burya ntiwamenya, hari igihe ugasanga nuko nguko azahamagarwa cyangwa niba umuhamagaro. So nabigiyemo mbikunze. Ku cyumweru tukazinduka, ndi umwana utarasibaga iteraniro, kuko nari na mutoya. Niyo habaga ngombwa ko hari usigara bafataga mu bakuru, jewe rero nkagira iyo avantage, nkagenda gusenga na mama. Noneho nakunda kuvuza ingoma. Icyo gihe twari tutaragira za piano, zari zitaraza, nta byuma, twavuzaga ingoma n'amaboko. Ukavuza ingoma, twabaga dufite nk'ebyiri gusa, nini n'intoya. Ukavuza ingoma abantu bagahimbaza kandi bakajya mu mwuka. So nakunze kuvuza ingoma rero, narazivuzaga cyane. Reshatu nabashoboraga kuba nazivuza agiye nyine. N'uyu munsi ndabizi nuko nyine aba ari ibintu umuntu uyu munsi mbikoza amaboko yahita ashya, kuko ntabwo ari ibintu tugikora. Ariko hanyuma kubera ko kuvuza ingoma no kubikunda cyane, nsa nkaho mbikora cyane, ku buryo n'abapasiteri babwiraga mama ati uyu mwana ntagasibe. Kuko nabaye umumaro cyane. Muri Sunday school twajyagayo iteraniro ryarangije guhimbaza.
so hadashize igihe kinini baza kuduhereza ishami ryacu branch itorero ryari ritwegereye kuko twagendaga ibirometero nka bingahe kugera ku rusengero kandi icyo gihe nta bintu by'imodoka namwe murabyumva nubwo zabaga zihari ntago wajya kubona imodoka iyo muri bujyemo muri bangahe ngwiraho zabaga so mwagendaga ibirometero nka bingahe kujya gusenga baduha itorero rero ryari ritwegereye urumva nyine nayo yari process yo kuryubaka ubwo urumva noneho mba ninjiye neza cyane narabikunze mbibamo nkazinduka kare nkavuga nti mu nzindure ndibuka ko wari pasiteri mukuru urumva iyo babahaga itorero rindi babahaga n'umupasiteri babimikiraga umupasiteri ugiye gushumba iryo torero ariko tugasigarana umupasiteri mukuru abwira mama ngo ajya mbyutsa kare kugira ngo nzinduke njye ku rusengero njye kuvuza ingoma kurumva mu gitondo waragenda ukabanza ukazanika ukazishyira hanze kugira ngo zize kuvuga neza so nkajya nzinduka njya mu rusengero sinigeze nsiba icyumweru ndakunda korari nararirimbye kuva ngira ngo ninjira mu rusengero nabazwaga muri korari y'abana ndakura naririmbye muri korari Dinda ngera muri kaminuza ndi muri korari nayoboye urubyiruko nayoboye korari twagiye mu marushanwa menshi ya korari tugatsinda ari yewe uyiyoboye ubwo mwahuye muri nk'insengero nka 12 akaba ari mwe mujyana igikombe mbese navuga ko ibintu by'Imana narabikunze nkunda urusengero ku buryo igihe cyageze nkajya nkora amasengesho ntazi nicyo nsengera gusa kubera ishyaka ntazi icyo nsengera nkaba namara iminsi 3 muri dry ndi mu rusengero nyine kandi nkayisoza nkazaza kandi ubwo insengero z'icyo gihe zabaga ziri nk'ahantu hagati y'intoki banana plantation hagati y'into ari ahantu ubona wenda n'umutekano wo ariko nkajya mu rusengero nkafunga nkabamo nkasenga imbaraga zigashira nkaryama ku musambi intebe twabaga dufite ubuntu bw'ububaho buteye ikuntu n'agatuti n'ahantu twabaga twarashyize amatafari tugatwicira nyine hazamutse so nkaba muri urwo rusengero nkasenga nkazasoza nkazataha ntazi nicyo ndimo gusengera nta kintu nari mbuze mu by'ukuri nakuriye mu muryango navuga warusobanutse so nkomeza kubikunda ariko cyane cyane nakundaga kuririmba mbese naburaga kujya mu nzu y'Imana nkumva usa ngo nta buzima mfite numva gusa ngo nta buzima mfite nkumva usa ngo nta kindi kintu naremewe gukora mbese narahungabanaga so nari narafashe inshingano nabaga nzi ngo niba korari irepeta kuwa gatandatu saa 8 zajyaga kugera namaze kwitegura kuko mama yambwiraga ibyo ndi bukore uravoma amazi urasenya inkwi urazana umuba w'inkwi ibyo ngomba gukora urakubura muri compound ibyo ngomba gukora byose nkaba nabikoze ariko kugira ngo ya saha yo kurepeta itaza kuncika nagiraga abandi baturanyi inshuti bene wacu nabo twajyanaga nkajya kurepeta nkagaruka nuko nakuriye mu nzu y'Imana mbikunze nta giterane cyancitse nashima n'Imana ko nagize favor nuko abandi barababuzaga ariko advantage yabaye ko nari mutoya ku bandi so akenshi babuzaga bakuru jewe kubera ko nabaga nshishikaye cyane nabaga nshishikaye ku buryo buri kimwe cyose umbwira nkagikora byose nabitondetse nabishyize ku murongo mbese nta kintu uri bunshinje bamakanyemerera nkagenda so nabikuriyemo mbikunze ndabikunda kugeza ngira ngo navuga nk'uko ishyaka ryagabanyutse ngiye ku university kuko urumva byabaye ngombwa ko nimuka aho narindi niyongeraho mu mujyi wa Kampala ahantu kururumva ni urugendo rw'amasaha ngahe amasaha 7 so navuga ngo ikintu numva iyo ndebye inyuma nkabona uburyo natangiye n'uburyo nari mbirimo n'uburyo nayoboye korari nabaga nyoboye yabaga irimo abantu banduta hari abo twabaga tungana hari nabaga banduta nkajya mvuga ngo niba mvuze ngo ni muririmbe mwese museka twese turajyanisha ingi niba utarimo kubikora uko ngo nkubwira ngo wicare
kandi no mu marushanwa nyine ubwo ukaba utagiyeyo. Hari igihe nibaza nkavuga nabaga nyoboye abanduta nayoboye abo tuvukana nabo babaga bari muri iyo korari. Ibintu byose bitangira iyo ukiri mutoya. Birashoboka ko wabona ikiri mu mwana akiri mutoya, gerageza kumufasha umurere muri iyo nzira, kuko byashoboka ko ari umuhamagaro w'Imana ku buzima bwe. Kuko mbona mu by'ukuri uko byanyakagamo n'uyu munsi bimbamo. Murabona n'uyu munsi burya iyo utambonye hano, katuvuge ngo iyo umaze amezi 2 ntaje hano kuri YouTube cyangwa se kuri Facebook aho mba cyane nkamara icyumweru, burya nta buzima mba mfite. Mba ndi muzima nkomeza gukora ibisanzwe, mba mfite n'impamvu zanjye, ariko numva nta mahoro mfite. Mba numva nsa nk'umuntu warwaye uri ahantu mu bitaro. Iyo ngarutse, iyo maze gukora video nkaya uploadinga, nirirwa n'umunezero, numva mbohotse, mba meze neza, nkumva mbese usa ngo icyo naremewe gukora nibwo nkikoze. So hari igihe njya mpagana nkavuga Mana, sinzi niba hari ikindi kintu wandemeye gukora, kuko n'ibindi ndabikora, kuko ubu n'ubuzima tugomba gukora byose, tugomba gukora, tugomba kwiga, duhora upgradinga mu buzima. Ariko nkumva iyo ntari mu bintu by'Imana nta buzima mba mfite. Mba ndaho ngaho nkumva mfite agashiya, nkumva sinezerewe, nkumva hari ikibura, nkumva nta buzima mfite. Nshuti z'umusaraba, ndagira ngo ngarukire aha ngaha kugira ngo ubuhamya bwe kugenda video ze kugenda ziba ndende. Ariko navuga ngo wenda mu byo mvuze, jewe mvuzemo point imwe numva nakuyemo n'uyu munsi nk'umubyeyi nakurikirana mu bana banjye. Mvuga ngo icyo umwana azaba ukibona kare. Niba ubona ashishikaye mu kintu runaka, agerageza guhagararana nawe. Bishoboka ko hari igihe umuntu agerageza ibintu byinshi cyane yari umwana. Hari n'igihe uhagarara ukakubaza dushaka kuzaba iki, ugasanga utakizi, kubera ko uracyari umwana, ibitekerezo byawe birakidevelopa umunota ku wundi, umunsi ku wundi. Kuko ndabindi umubyeyi ndabibona. Hari igihe uyu mwaka ugabuti urashaka kuzaba icyo, akubwira ndashaka kuzaba doctor, turashaka kuzaba muganga w'abana. Wazamubaza amezi 3 akurikiraho akakubwira ikintu gitandukanye, kubera ikintu umwana aracyarimo gukura. Ariko ikintu ubona umwana ashishikaye cyane ariho cyanashyizeho umutima we, ugerageza kumushyigikira nubwo cyaba kiri ikintu udakunda, kuko abana batunyuzwamo baza kuri iyi si buri umwe afite misiyo ye. Nkuko nababwiye ko umuntu ajya kuva mu ijuru, bajya kugushyira mu nda ya mama wawe, usezeranye n'Uwiteka icyo ugiye gukora, aho ugiye kuvukira uhazi, abo uzabana nabo, abo uzavukana nabo, ibizakubaho byose ububizi. So ubwo bumenyi rero budukurwaho tugeze hano, tuvutse mu mubiri tugatangira bushyashya. Ariko spirit yawe buri communicatinga n'Uwiteka. Niyo mpamvu abajya bavuga ko burya nk'umwana ashobora kubwira Imana akavuga ati njyewe ndashaka gutaha, ndumva ndambiwe, ububabare sinabushobora, agataha. So Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha. Ntabwo nzi icyo ukuye muri ubu buhamya, ariko jewe nakuyemo n'uyu munsi ndimo kuvuga ngo shyigikira umwana mu kintu ubona ashishikajwe nacyo, kubera yuko ibintu nakuriyemo binyakamo. Urabona ko n'uyu munsi ari byo nkora. Mu by'ukuri inzwi kuri social media kubera ko nta kindi. Burya ni byinshi cyane nkora. Ndi fashion designer, ubwo mwari mwambona mvuga ku bintu byinshi cyane. Kubera ikindimo kiraganza. Ndi kuri YouTube, ndi kuri Facebook, ahantu hose uzasanga mvuga ubutumwa, mvuga ibintu, sharing ibintu by'Imana, kubera ko nibyo numva bifite igice kinini cyane mu buzima bwanjye. So shyigikira uwo mwana mu mpano ze kandi unamusengere. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tuzahure mu gice cya 2. Shalom.